Yesu ashimwe bene data, ndabasuje mu izina rya Yesu. Imana y'amahoro ikomeze ibane namwe aho muherereye hose mu mpande enye z'isi. Imana ikomeze ibiteho. Tugeze muri wa mwanya mwiza wo kuba imbere y'Imana, tugiye gutangira dusenga. Data, mu izina rya Yesu turagushimye, tugushimye kuri Imana itwitaho, tugushimye ko wanye natwe ukaturinda, tukaba tugeze muri aya masaha nta gikuba cyacitse muri twe. Icyubahiro ni icyawe. Uciye bugufi washyirwa hejuru, twese tuboneze rwose, tubabarire ibyaha byacu n'ibicumuro byacu, twejesha amaraso y'umwana wa Yesu Kristo. Kimara kutubabarira, ngwino ubane natwe muri uwo mwanya wo kuririmba, twemerere indirimbo ikubera umubavu uhumura neza, kandi twemerere uyu mwanya w'umumaro ntube impfabusa. Icyo twanze ni ukora kwa Satani n'ingabo ze. Mu izina rya Yesu Kristo dutumiye Mwuka Wera kugira ngo azaganze ategeke mu ruhande rwacu ubu n'iteka ryose. Amen. Tugiye komeza turirimbana indirimbo ya 20 mu ndirimbo zo gushimisha Imana. Mbonye umukiza mwiza ni Yesu Kristo, ni uruta inshuti zose zo mu isi. Igikundiro cye cyinshi nicyo cyanyemeje kumusanga ngwanya uwagiranyize. Anyurura mbabaye, ankiza amakuba, amaganya yanjye ajya yanyakira. Yaka nk'inyenyeri iteka, n'uw'igikundiro, ni uruta inshuti zose zo mu isi. Anyurura mbabaye, ankiza amakuba, amaganya yanjye ajya yanyakira. Yaka nk'inyenyeri iteka, n'uw'igikundiro, ni uruta inshuti zose zo mu isi. Intimba zanjye zose yarazikoreye, uko ngeragejwe ndinda wa mubi. Ibyo ntwazaga igitugu yarabimbatuye, n'igihome cyanjye njya mwihishamo. Naterwa na Satani ngahanwa n'inshuti, Yesu azantabara ngeze mu ijuru. Yaka nk'inyenyeri iteka, n'uw'igikundiro, ni uruta inshuti zose zo mu isi. Anyurura mbabaye, ankiza amakuba, amaganya yanjye ajya yanyakira. Yaka nk'inyenyeri iteka, n'uw'igikundiro, ni uruta inshuti zose zo mu isi. Ntazansiga nk'imfubyi, ntazampemukira, mpora mbeshwaho no kwizera gusa. Ubwo angotesheje ingabo, ntacyo ngitinya pe, ajya anungisha amanu yo mu ijuru. Njya nkumbura n'umunsi nzagera mu ijuru, nzanezerwa nimureba mu maso. Yaka nk'inyenyeri iteka, n'uw'igikundiro, ni uruta inshuti zose zo mu isi. Anyurura mbabaye, ankiza amakuba, amaganya yanjye ajya yanyakira. Yaka nk'inyenyeri iteka, n'uw'igikundiro,
ni uruta inshuti zose zo mu isi. Amen. Umuririmbyi aratubwiye ngo mbonye umukunzi mwiza ni Yesu Kristo, ni uruta inshuti zose zo mu isi, igikundiro cye cyinshi nicyo cyanyemeje kumusanga ngo anyuhagire ankize, anyurura mbabaye ankiza amakuba, amaganya yanjye ajya yanyakira, yaka nk'inyenyeri iteka, ni uw'igikundiro, ni uruta inshuti zose zo mu isi. Amen. Yesu ni umukunzi mwiza, Yesu ni inshuti nziza idukunda mu makuba, idukunda mu bibi, idukunda mu burwayi, ibana natwe, ni inshuti nziza itajya idusiga tugeze aho bikomeye. Abantu bajya bananirwa, bakagera bakadusiga, ariko Yesu ni inshuti nziza itadusiga. Bene data, ndagira ngo mbabwire ngo Yesu mumugire inshuti yanyu, kuko ntazabasiga. Nimugera no muri bya bindi bikomeye, nimugera aho mwihebye, nimugera aho mwumva ubuzima bugeze ahabi, Yesu ntabwo azabasiga, azabana namwe, kubera ko abantu bari abantu bageraho bakananirwa. Uba ufite inshuti wagera mu byago ikageraho ikananirwa, ariko Yesu ntajya ananirwa, Yesu ntajya yivovota, Yesu ntajya adusiga. Yesu abana natwe mu bihe byose, ni inshuti nziza, ni umukiza mwiza, ni uruta inshuti zose zo mu isi. Bene data, nimureke tugire Yesu Kristo inshuti yacu, kuko niwe ubwira, uramubwira ntakumvira ubusa, uramubwira ntaguseke, uramubwira ntajye kukuganira, uramubwira ntajye kugutaramiraho, ahubwo akakumva, akakuba hafi, akakurura mu mibabaro, akabana nawe, akaguhumuriza, akagukuyakuya, akaguha amahoro atanga. Yesu ni inshuti nziza, nimureke tumugire uwa mbere mu buzima bwacu, kuko ni ukuri Yesu nakubera inshuti ntabwo uzakorwa n'isoni, kandi nta kindi kizagukoraho, kubera ko uzaba uri kumwe n'umugabo ukomeye. Imana itugirire neza, ngo igikundiro cye cyinshi nicyo cyanyemeje kumusanga ngo anyuhagire ankize. Bene data, Yesu Kristo yaradukunze, nawe afite igikundiro, kuko yadukunze, ngo niwe wabanje kudukunda, ntabwo twe twabanje kumukunda. Yadukunze turi babi, yadukunze turi abanyabyaha, yadusanze twigaragura, aradukunda. Ntabwo twari dukunditse, ariko aradukunda, atitaye aho umuntu avuka, atitaye ukuntu umuntu asa, atitaye ku cyo ukora. Yesu adukunda twese uko twari turi. Ni ukuri n'uw'igikundiro cyinshi, nawe akwiye gukundwa, kuko yadukunze tudakunditse. Nimureke urukundo Yesu Kristo yadukunze, akemera kudupfira, akemera kujya ku musaraba, akababazwa kubera wowe, akababazwa kubera njyewe. Nimureke urukundo Kristo yadukunze turuha agaciro, natwe tumukunde, tumugire inshuti yacu, kubera ko azajya abana natwe, atwurure mu mibabaro, mu makuba dukize, adukureho amaganya, adukureho ibibazo, atube hafi, atube bugufi, kubera ko yaka nk'inyenyeri, ngo kandi n'uw'igikundiro. Kristo ni mwiza, Kristo araryoshye, Kristo, oh haleluya, Kristo ni urukundo, Kristo ndamukunda, nawe ujye umukunda mwene data, kuko ni inshuti nziza iruta izo mu isi zose. Imana itugirire neza. Bene data, nta nshuti wabona mu isi, nubwo yaba umuvandimwe wawe, nubwo yaba umubyeyi, nubwo yaba umugabo wawe, nta nshuti wabona mu isi imeze nka Kristo. Kristo aruta inshuti zose zo mu isi, kubera ko niwe ubana n'umuntu mu bihe byose. Imana itugirire neza, kandi ikomeze idufashe, ngo anyurura mbabaye ankiza amakuba, ngo amaganya yanjye ajya yanyakira, ngo yaka nk'inyenyeri n'uw'igikundiro, ngo niwe uruta inshuti zose zo mu isi. Yesu Kristo yatubabaye, aratwurura, akadukiza amakuba, akadukiza ibyago, amaganya yacu akayatwakira, kubera ko yarabidusezeranyije. Aravuga ngo mwese abarushye n'abaremerewe,
ngo nimuze musange ndabaruhura. Iyo tumusanze araturuhura. Umuririmbyi we yabiririmbye neza, aravuga ngo Yesu ni byose umufite wese ntajyaganya, ngo izina twamuhaye ni ryiza, ngo Yesu niwe karuhura. Bene data, Yesu ni byose umufite. Niyo mpamvu nkwinginga wankurikiranye kugira ngo Kristo umugire uwa mbere mu buzima bwawe, kuko ufite byose. Kandi ngo umufite wese ntajyaganya. Ufite Kristo ntajyaganya, kuko icyo utekereje urakimubwira, kikubabaje ukakimubwira, bigatuma utaryamaganya. Imana itugirire neza. Ariko ngo abamufite, abatamufite ngo bibatera kwiheba, bikabatera agahinda, ngo ndetse bikaba byabasha kubajyana no mu rupfu. Ariko ufite Kristo ntajyaganya, kandi Kristo niwe karuhura. Nimureke rero tumwikomezeho, azajya abana natwe, kuko ni inshuti nziza iruta inshuti zose zo mu isi. Imana itugirire neza. Ngo intimba zanjye zose ngo yarazikoreye, uko ngeragejwe andinda wa mubi. Ngo ibyantwazaga igitugu yarabimbatuye. Ni igihome cyanjye njya mwihishamo, naterwa na Satani ngahanwa n'inshuti, Yesu azantabara ngeze mu ijuru. Yaka nk'inyenyeri n'uw'igikundiro, ngo niwe uruta inshuti zose zo mu isi. Amen. Intimba zanjye yarazikoreye, amaganya yanjye yarayikoreye. Mwene data, ndagira nkubwire ngo intimba ufite, amaganya ufite, yakoreze Yesu, kuko iryo ni isezerano yaduhaye. Aravuga ngo mwese abarushye n'abaremerewe, ngo nimuze munsange ndabaruhura. Intimba ufite zose, amaganya yose ufite, ibikunanije, ibitumye wiheba, ubwo burwayi bushyire Kristo. Oh haleluya. Kuko byose ngo niwe ubyikorera. Kandi nugeragezwa azajya kurinda wa mubi, azajya kurinda Satani. Nugeragezwa azajya kurinda Satani kugira ngo ntagufateho ijambo, ntakwishime hejuru. Kandi byadutwazaga ibitugu, ibyaha byose byari bituremereye yarabitubatuye. Ni igihome cyacu, niwe bwisho bwacu. Imana itugirire neza. Bene data, nasomye ijambo rirambwira ngo Uwiteka niwe buhungiro bwacu n'imbaraga zacu, ngo numufashe utabura kuboneka mu makuba no mu byago. Imana itugirire neza. Bene data, Yesu nawe rero ntabura kuboneka mu makuba no mu byago. Ibikugoye byose bimukoreze, kuko ni inshuti nziza. Nuterwa na Satani azagutabara. Nuhura n'ibikugoye azabana nawe, kandi ajya kurinda, azakugeza no mu ijuru. Icyo usabwa ni ukumugira uwa mbere mu buzima bwawe, ubundi ukamwubakaho, kuko kubaka kuri Kristo nibwo buzima bufite ishingiro rizima, kuko ngo niwe buye rizima, ngo nubwo ryanzwe n'abubatsi, ngo ku Mana ryaratoranyijwe. Mwene data unkurikiranye, ubaka kuri Kristo ntabwo uzakorwa n'isoni, kuko ngo niwe nshuti nziza iruta inshuti zose zo mu isi. Ako kantu gaceho umurongo. Yesu ni inshuti nziza iruta inshuti zose zo mu isi. Abandi bose bagusize, imiryango yakuvuyeho, abaturanyi bakuvuyeho, abo mukorana bakuvuyeho, abo mugendana bakuvuyeho, Kristo ni inshuti nziza iruta izo nshuti zose. Kristo ntazagusiga. Mwene data, ndagira nkubwire ngo Kristo niwe wagusiga ukagira ikibazo, ariko ntago azagusiga. Ni inshuti nziza. Mugire inshuti, umwishingikirizeho, umugire umujyanama, ntabwo uzakorwa n'isoni. Ngo ntazansiga nk'ipfubyi, ngo ntazampemukira, ngo mpora mbeshwaho no kwizera gusa. Ngo ubwo ngotesheje ingabo ntacyo ngitinya pe. Ajya ntungisha amanu yo mu ijuru, njya nkumbura n'umunsi nzagera mu ijuru. Nzanezerwa nimureba mu maso, yaka nk'inyenyeri n'uw'igikundiro, niwe uruta inshuti zose zo mu isi. Imana itugirire neza.
ntabwo yadusiga nk'imfubyi, kuko ajya kugenda aravuze ngo nzabohereza Mwuka Wera, nzabohereza umufasha ngo azabibutse ibyo nasize mbabwiye, ngo abigishe n'ibindi byose. Mwuka Wera ari kumwe natwe, Mwuka Wera ahorana natwe, Mwuka Wera ari muri twe, Mwuka Wera atubera umuyobozi uko bwije n'uko bukeye. Kandi Kristo ntago azaguhemukira, n'umugira uwa mbere mu buzima bwawe, ntago azaguhemukira. Beshwaho no kwizera gusa, kuko ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo utizera ntashobora kunezeza Imana. Mwene data, izere Imana, wizere ko Kristo ari kumwe nawe, wizere ko Kristo kwikorerera imitwaro yawe yose, umugira uwa mbere mu buzima bwawe, ntabwo uzakorwa n'isoni. Ngo njya nkumbura umunsi nzagera mu ijuru. Ese mwene data, nawe ujya ukumbura umunsi uzagera mu ijuru? Ariko ndakwifuriza kuzaba mu ijuru, ndakwifuriza kuzaba mu gitaramo cy'abera, ndakwifuriza kuzabana na Yesu mu ijuru. Imana itugirire neza. Ariko ndagira nkubwire ngo biraharanirwa. Muririmbyi yararirimbye aravuga ngo bazajya muri icyo gihugu ngo bazaba bambaye imyenda yera. Bene data, ntabwo ari imyenda twambara. Mwebwe munkurikiranye ndagira ngo mbabwire ngo iyo myenda yera no gukiranuka, no gukora ibyo Imana ishaka. Uwanze kubikora, utarakiranutse, utakora ibyo Imana ishaka, azahezwa hanze hamwe na Satani. Nimureke rero twambare iyo myenda yera, nimureke dukiranuke, tugire urukundo, tugire ingeso nziza, kugira ngo natwe tuzajye mu ijuru, kuko tuzanezerwa nitureba Yesu mu maso, kuko ngo yaka nk'inyenyeri. Yesu ni uw'igikundiro, Yesu ni mwiza, Yesu araryoshye, Yesu ni igitangaza, ni Imana y'amahoro, ni umurengezi. Turamushimye ko ari inshuti nziza itadusiga buri munsi, ibana natwe mu byago, ibana natwe mu byishimo, ibana natwe mu burwayi. Nimwikomeze kuri Kristo, ntago muzakorwa n'isoni. Wowe nkurikiranye, ikomeze kuri Kristo, umugire inshuti yawe, kuko ni inshuti nziza iruta inshuti zose zo mu isi. Uzajya uyibwira, ikumve, igusubize, kandi ibane nawe, igendane nawe, gufata ukuboko, ikugira inama nziza. Ikomeze kuri Kristo mwene data, ntabwo uzakorwa n'isoni. Ndabwira n'umuntu utari wakira Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe, igihe n'iki ngo mwakire. Ukurikira Yesu ntabwo ari ukuyoba, ntabwo ari ubujiji, ntabwo ari ukuri icyo ukora, ni amahitamo meza, kuko muri Kristo tuboneramo amahoro utakura ahandi hantu, tuboneramo ibyishimo utavana ahandi hantu, kandi tukaboneramo n'ubugingo, kuko niwe nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe uzajya kwa Data atamujyanye. Mwene data rero, fata aya mahirwe, utari wakira Kristo nk'umwami n'umukiza, umwakire, kuko uyu munsi ni umunsi wawe. Muri isi turi abashyitsi, ejo ntuhazi. Mwakire, akubera umuyobozi kandi akubera inshuti, kugira ngo uzagire mu ijuru amahoro. Imana itugirire neza. Reka dushime Imana kubw'iyi ubutumwa buri mu ndirimbo. Data, mu izina rya Yesu turagushimye, tugushimiye bw'ubutumwa buri mu ndirimbo. Umuririmbyi aratubwiye ngo mbonye umukiza mwiza, ngo ni Yesu Kristo, niwe uruta inshuti zose zo mu isi. Natwe turabizi ko Kristo ari uruta inshuti zose zo mu isi, kuko inshuti zo hari igihe zirobana zikagendera uko umuntu areshya, uko umuntu asa, ariko Kristo ibyo byose ntabyitaho. Adukunda turi babi, adukunda turi abanyabyaha, kandi akatwejesha amaraso ye. Turishimye mwami, turishimye Data wa twese, ko watwohereje umwana wawe akatubera inshuti, akatubera umuyobozi, akabana natwe. Icyubahiro ni icyawe. Duhe rero gukomeza dukiranuka, kugira ngo tuzabane nawe mu ijuru, tumurebe amaso ku maso. Urakoze mwami, kiza abarwayi, wakora umurimo wawe, ugabanya abarimbuka wongera abakizwa, bari bacitse intege wongereye imbaraga, batari bakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo, ukomeze ubahe kumwakira, kandi ineza yakomeze iganze iteka mu ruhande rwacu. Urakoze kumvishe gusenga, uniteka ryose. Amen. Mwakoze cyane. Imana y'amahoro ikomeze ibane namwe, kandi biteho, ibagarukeho, kandi ikomeze ibagure mu buryo bw'umwuka, ariko ikiruta byose ikomeze ibarindire ubugingo. Naho ubutaha. Bye.